kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Akakanda kavugaho ntacyo twakora ngo tugahindure kuva karavuzwe n'Imana. Buriya kuva karavuzwe n'Imana nubwo mwagira business ngana gute, kwifuza kwanyu kuzahera ku mugabo byanga bikunda. Okay, reka nsobanura kandi kantangara. Waruzi yuko nubwo umugore yagira ibintu byinshi gute, sibyo kwifuza ku mugore kumuguherera ku mugabo. Igihe nshobora kumvira umugore nkumvira n'Imana, ni igihe iby'umugore ansaba bihuye n'iby'Imana yansabye. Urakoze. Utaduteza abagabo. Bakunzi ba televiziyo Impuhwe, turabashuhuje kandi ni Serene nziza, inshuti yanyu, umukunzi wanyu ubakunda cyane, ukunda kubazanira ibiganiro byiganjemo iby'iyobokamana, byiganjemo ibyo kubaka urugo kuri Impuhwe TV. Murabizi uwo muhamagaro wo kubaka ingo ndawufite kandi numva uwo mutwaro Imana yari umpaye muri iki gihe, kubera ko ingo ziri gusenyuka, abantu benshi bataye inshingano, abagore twataye inshingano, abagabo twataye inshingano. Muzi yuko tumaze igihe twarateguye inyigisho zo kubaka urugo rwiza, tukigisha urugo rwiza n'iki, urugo rwiza ruba rumeze gute, urugo rwiza umugabo mwiza numeze ute, umugore mwiza numeze gute. Hari ibyo ngiye nagiye mbihera ubwanjye, ariko igihe kirageze kugira ngo duhamagare n'abatumirwa, abantu bazobereye muri ibyo bintu bazi kubivuga neza. Twari kumwe mu kiganiro cya mbere aho twarebye umugabo nk'umuntu w'agaciro waremwe n'Imana, nk'umugabo, nk'umuntu Imana yabanje guhumeka mbere, kandi ngo ihumeka umwe atari ukwibuze benshi, kugira ngo izabashe gukreya. Mwize ibintu byinshi hamwe n'umutumirwa wacu. Uyu munsi muramubona nabwo yagarutse, ari kumwe natwe, umutumirwa wanyu Pasiteri mukunda, inshuti yanyu kandi inshuti yacu nka televiziyo Impuhwe. Turamukunda cyane kuko n'umuntu w'umunyabwenge, n'umuntu w'umuhanga. Iyo wicaranye nawe uri kumva ijambo ry'Imana abwiriza, wumva utarambirwa, ntago warambirwa ibyo akubwira. Afite ubwenge bwinshi, wagira ngo yabayeho umucurabwenge, kuko afite n'imigani mwarabyumvishe mu kiganiro cya mbere myinshi cyane. Tugiye rero kwinjira mu kiganiro cya kabiri, ndaza kumuha akanya abibwire, hanyuma akomeze anabigishe n'ikiganiro cya kabiri. Ndaza kugenda mbabariza ibibazo namwe nk'umuntu nanjye uhicaye ubakurikiraniye. Mureke rero tubane muri iki kiganiro. Imana ibaho umugisha. Reka tugisengere. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kugira neza, tuguhimbarije ko waduhaye umukozi wawe hano muri studio za Impuhwe TV. Tuguhimbarije Mwami iki kiganiro tugiye gutanga ku ngo. Erega Mana, ingo z'iki gihe zirugarijwe, ingo z'iki gihe zifite ibibazo, abantu benshi barese inshingano, abantu benshi ntibakibuka umuhamagaro wabo w'urugo no kuba baprocreya bakaba bakungura isi, ahubwo bibereye mu bindi bintu bitandukanye. Mana rero, uyu mwanya dufite umutwaro, twazanye umukozi wawe kugira ngo abwirize abantu. Dusengeye abantu bazumva izi nyigisho, dusengeye abantu bazumva ibi biganiro. Ingo zari zisenyutse, reka tuzumva ubuhamya, abantu batanga ubuhamya ko ingo zubakitse kubera izi nyigisho. Nicyo twifuza Mwami, ntabwo ari ukwiyamamaza, ntabwo ari ukwigaragaza, ahubwo turimo turakora umurimo waduhamagariye kugira ngo mu gihe gikwiriye uzaduhe ingororano z'abakijijwe. Mana rero, tugiye kubana nawe, utuyobore, amagambo yawe yubaka aze muri twebwe mu izina rya Yesu, amen. Turabakire Pasiteri, mwarakoze kubana natwe mu kiganiro cy'ubushize. Reka uyu mwanya tubaho umwanya mwibwire abadukurikiye, ndetse mutubwire ni iyihe topic noneho mufite uyu munsi. Murakoze. Ni Pastor Michel Zigira inshuti, mwari kumwe ubushize. Ninjye ugarutse ngo twongeye kuvuga ubwiza bw'umugabo, umugabo mwiza uwo ari we. Tubwire umunsi rero vuga ngo umugabo akwiye guhagarara mu nshingano ze
nk'uwavuganye n'Imana mbere. Hari imirongo iri butange nsobanura iryo jambo ryitwa mbere, icyo risobanura n'uburyo akwiye guhagarara mu nshingano ze. Iri jambo turisome mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Itangiriro 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Turasanga amagambo avuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Uwo mugore asubiza ati imbuto z'ibiti byose byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. 4 iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriye amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Mu by'ukuri uyu mugore abonana n'inzoka, ahura n'inzoka, ntabwo umugabo yari hafi aho. Icyo rero ubwacyo kiratuma mushiki wacu agira ikibazo cyo kuba arimo kubazwa ibintu byavuzwe adahari. Naho navanye iyi topic. Umugabo niwe waremwe mbere nkuko twabonye mu gisho z'ubushize, ndetse biritwe ko hari igihe bamaranye ubwabo ari babiri, Imana n'umuntu, mu ngobyi ya Edeni. N'amabwiriza Imana yatanze yahawe. None ubu mushiki wacu agize ingorane zo kuba agiye guhangana n'ibibazo abazwa, kandi umunsi Imana itanga amabwiriza yo kubahizwa mu ngobyi ya Edeni atarahari. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, gisaba yuko umugabo ahagarara mu mwanya we rwose agahamya ibirindiro kugira ngo umugore adaterwa adahari, akabazwa ibintu byavuzwe ataraza. Byosone hangaho. Niyo mpamvu ubona twiba Ikinyarwanda jyana kize muri za 79 tuvuge. Nibwo natangiye kwiga ikibonezamvugo. Ariko no mu Gifaransa muri grammaire unzi ko twabyigaga, sibyo? Formulation de questions. Iyo ikibazo cyabaga kiri formulé d'une façon négative, urabyumva? Kandi usubiza agomba gusubiza d'une façon affirmative. On ne répond pas par oui, mais plutôt on répond par si. Vous y France? Vous y France amanange? Ako kanyisemure. Iyo ikibazo kibajijwe mu buryo bw'impakanye, kandi ukikubajije abizi neza kuri bumusubize wemeza mu buryo bwemeza. Iyo usubije ngo yego oui, ntabwo ibihagije ku kibazo cyabajijwe negativement, ahubwo si niyo nyine ibikaze mu gusubiza. Iyo ikibazo cyabajijwe affirmativement kandi ugisubiza agomba gusubiza mu mpakanyi, no ntihagije. Nk'ubwo aravuga ngo rien cyangwa se jamais cyangwa se non plus mu Cyongereza no longer. Niko bigenda. Uyu mushiki wacu namwakurikiye ibibazo inzoka irimo kumubaza, bimwira bibaza d'une façon affirmative mu buryo bwemeza. Ibyimubaza Eva agomba gusubiza negativement, irabimubaza yemeza. Munyumvire namwe kuri rwose, abankurikiye munyumva ngaho. None ibyo inzoka irimo kumubaza ihakana, inabizi ko Eva agomba gusubiza mu buryo bwemeza, urumva n'umutego irimo kumutega. Kandi ikibabaje, en fait, les règles à respecter, amabwiriza cyangwa amategeko agomba kubahirizwa mu ngobyi atangwa ntiyarahari. Tangira abankurikiye mwese mwumve ikibazo Eva yagize ngaho. Hanyuma rero nsaba abagabo mwese abaneze amatwi bagenzi banjye, soyez sévères
yewe data we ndi kugenda numva Bibiliya noneho Imana nta hantu Bibiliya itubwira yaje kuvugana na Eva muri mu ngobyi ya Edeni ngo na Eva nawe agaragaremo Imana imuganiriza imuha amabwiriza igira gute nimubwira iti muzabe muzakora iki muzagira gutya nta namwe aho biri ni mu gice cya kabiri imaze kumumuremera yego donc imaze kumumuremera bira ku 18 igice cya kabiri sibyo biramanuka en fait verset 18 ako gifaransa kiza cyane umurongo 18 kugera ku 20 nibura n'umwe ni création no kumurema noneho wagera ku murongo wa 23 akaba amagambo avugwa n'umugabo hari babyita umutoma wa mbere siko muwita umutoma ni umutoma wa mbere Adamu yateye nde Eva uri gufwa ryo magufwa yanjye urakara ko mu mara yanjye uzitwa umugore kwa kwe umugabo nta handi uturutse sha numva tutuntu rero ni umutoma wa mbere Adamu yateye Eva noneho hepfo bakavuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina muri make igiye kureba usanga nta kiganiro Eva yagiranye n'Imana cyihariye ntacyo amagambo bamwe bakwibeshye yuko wenda Eva yumvise namwe yabwiye Adamu imubwira ibyo kurema umuntu uzi ko navuze ubushize kuri jambo ry'abatware iriya pluralité aho yaturutse nuko mu Mana muri vision yayo harimo ko Adamu azagira umugore sibyo ibintu yavuze byose cy'amabwiriza yabivuze nkaho yamaze kumugira ngo bizabe byo kubahirizwa yamugize akumva bigaragara nta kiganiro umugore ajyanye n'Imana gitoye ntacyo kereka kiriya cya kindi kigiye yahanaga ya mirongo ratanze ubushize iyi ngiye ngo nzashyira urwango hagati yawe n'iyi nzoka no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe abawe bazamumena umutwe ab'inzoka mukomeretse agatsinsino nibyo gusa nta kindi kiganiro mu by'ukuri cyo kubahirizwa niyo mpamvu tubona yuko inzoka imaze kumukonvenka imaze kumwemeza arabyumva neza kandi bamwe abantu bankurikiye neza yamwemeresheje ijambo rivuga ngo oya disuribeshye madamu yo nuko wibeshya gasha gupfa ntimuzapfa ahubwo Imana yabivuze yababwiye gutya kuko izi ku munsi mwaziriho amaso yanyu azahweza agahumuka mukamenya icyiza n'ikibi deja umurongo w'epfo avuga ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti n'ibyo kurya byakera byiza kandi ku ntego yacyo ari ukumenyesha umuntu icyiza n'ikibi yemera kurya nuvuga ko inzoka kugira ngo ikonvenke cyangwa yemeze uriya mugore yamwumvishishije ukuntu harimo kumenya ikibi n'icyiza ariko mu by'ukuri ikibi cyari ikihe icyo gihe n'ikiza cyari ikihe ku buryo Eva yakenera kubimenya ubu se mu ngobyi ikintu kibi cyari gihari ni ikihe ikibi kwari désobéissance ni iki ni kutumvira naho ikiza cyari iki cyari obéissance comme contraire none biki inzoka ikoze ni iki mu buryo bw'uburyarya yego imuriganyije obéissance yadobota désobéissance atabizi ayifatiye muki muri akantu kito kumenya icyiza n'ikibi ikibabaje nshuti muteze amatwi mwari muzi yuko mushiki wacu hari ibintu ibi byitwa ibyiza n'ibibi inzoka imushukishije ari iby'Imana itashaka ko amenya na n'uyu munsi wa none kimwe mu byica abantu ni ugushaka kumenya ibirenze ibyo bategetswe kumenya icyo nagisobanura ndi mu zindi nyigisho ubundi umuntu wese wamenye ndavuga ku Mana ariko na muri connaissance intellectuelle connaissance scientifique nta kitwaye niyo mpamvu no twiga ibintu bitandukanye kandi twabyiga ndetse tukajya no muri formation gutyaza ubumenyi bw'ibyo wize rira jambo mvuze ni ukugira aho tugarukira mu kumenya ibintu by'Imana ntihagire umuntu ngo ndashaka kumenya Imana neza ngo nkamenya Imana neza ngo nkamenya impamvu ngo abarere mu gihe batakiriho ngo twatanga icya 10
ngo turatanga iki kwabarewe ntabakiriho ngo ndashaka kubimenya ngo ndashaka kumenya ngo umuzuko nuba ngo uko turi benshi ngo nzicare iburyo gute urabumva ariko abone ngo ikibazo kivana nta muntu utaha ubukwe aza azicara abantu birengera reka tubanuka akantu rero kumenya icyiza n'ikibi icyo mvuze Imana itashaka ko bamenya ni ikihe juste igisubizo turagisanga muri wa murongo wo mu gice cya kabiri verset 25 kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni impamvu kwambara ubusa kw'abantu kwa Adamu na Eva kutari kubakoresha isoni ni iyihe kuki Imana itashaka ko babimenya none bari urubuto gize gute barabimenye deja ubundi iki kintu cyitwa être nu kuba bari bambaye ubusa ubu turacyita gutya n'abanditsi bibira cyangwa bayisobanuye cyangwa ceux qui sont été inspirés na nta kundi bari kubyita no kwambara ubusa nyine ariko mu by'ukuri kuri bo bwabo ntibari bambaye ubusa ubundi ijambo terime kwambara ubusa ribaho kuko dufite ibyo kwambara umuntu akuyemo akajya ku muhanda yabaye yambaye ubusa rero ubu iyo mvugo ikoreshwa kuko dufite ibyo kwambara cyangwa twambaye ariko mbere bariya bo ngo bari bambaye ubusa ni ukuvuga ko nta mwambaro wari ku mubiri kandi ntibabimenyaga icyo ni kimwe icya kabiri ntacyo byari bibatwaye nta soni byabateraga impamvu ya mbere ni iyihe nuko niwe n'umugore we bonyine icya kabiri kinakomeye cyane nuko bwari bwo bwiza bwabo depuis la création kuva Imana yarema nibwo bwari ubwiza bwabo ubwo busa nibwo bwari ubwiza bwabo ubusa nibwo bwari ubwiza bwabo ibyo nibyo twita ubusa ikindi kibazo pastor uriya mugabo yari yagiye he aha urakoze cyane nta ruzerero rwabagaho nta yindi wenda twakwita tavon d'occupation ku mugabo ngo tuvuge ngo yarahuze urabyumva ahubwo umuntu yavuga ko umugore yarabaye nk'utabonyeka mu busitani ku muntu agenda mu busitani urumva ubwo Imana yabakebeye ingobyi iryo jambo kuba kebera ingobyi ni ukuvuga ko hariho surface batagomba kurenga iryo jambo gukeba nicyo risobanura ubwo buso bagomba kubamo nibwo n'ubundi yagiyemo ntabwo yaharenze ariko ntabwo umugabo yari aho tout proche hafi aho tout près inzoka yavuye hese yari mu giti burya inzoka yamuvugishije iri mu giti twibukiranye ko inzoka z'ubu atarizo z'icyo gihe y'icyo gihe ntiyaryanaga ahubwo yaraganiraga rero nicyo bisobanuye ibi ni ibintu nasobanura none twinjiye mu kindi kintu cyabyo n'umwanya wacyo iyo nzoka ntikwari ugucira ubundi inzoka tuzi gucira incira imbarabara incarwatsi imbiri n'ibindi usozigira n'amazina mu gifaransa les vipères comme ça noneho ntabwo inzoka y'icyo gihe ikibi cyayo kwari ugucira ahubwo ikibi cyayo cy'icyo gihe kuriganya niyo mpamvu buriya Satani afata amazina menshi muyagira n'inzoka irimo Satani yitwa inzoka yitwa umubi yitwa umuriganya yitwa umurezi yitwa umwicanyi ibyo ngibyo inzoka rero iganira n'uyu mugore yari mu giti hejuru ari niyo mpamvu twabibonye mu nyigisho z'ubushize ari niyo mpamvu mwabonye mu magambo ya punition mu myanzuro inzoka yafatiwe harimo no kugenda ikuruza inda hehe hasi ufite gukuruza inda hasi kw'inzoka ni punition ariko nanone ni facilities ku mugore haleluya haleluya donc inzoka yahoze hejuru isota isimbuka ko musenje waba warigize ubona agasimba ni nkavuga abatumva barakibuka bakitanya mwihina n'agasimba kizinga gutya reba gutya karizinga kagasota kakongera kakizinga gutya urareba kagasota niko yabagaho rero ntabwo yasimbukaga ko musenje bira by'inkende by'inguge mu duti
cyangwa wenda yuko yabigenzaga simbizi. So rumake nshaka abantu bumva ahangaha nuko inzoka yabaga hehe mu giti. Kandi nayo ikibabaje nuko nayo mu byayitungaga harimo furuwi. Bivuga ngo mu bihano inzoka ihawe, ndashaka kuza kujya ku ijambo ry'uyu munsi, mu bihano inzoka ihawe harimo kugenda ikuruza inda hehe hasi. Ijya kabiri harimo gutungwa n'umukungugu wo hasi, kuba ari wiryo. Iki ngiki Imana igikoreye iki? Igikoreye kugira ngo itazongera kubona uko isangira n'umugore, kubona aho umugore najya guca ikinyomoro hariya itunda itongera guhura nawe. Nicyo yari ikoze buriya mu by'ukuri. Niyo mpamvu mbabwiye anemo mu ijambo rimwe ko ibihano inzoka ihanishijwe ni facilities, ni uburyo bworohereza umugore gukira. Imana ishimwe cyane n'urubyaro rwe d'ailleurs. Hanyuma ngera aha hantu ryaje muri ngo yasabwaga guhagarara mu mwanya we. Buriya umugabo haba iyo umugabo haba akaba ari gusubizanya nayo. Wenda inzoka ntiyari kuzi yibona umugabo yacunze umugabo adahari. Byari gushoza cyane. Birashoboka yuko inzoka itari kuza yabonye haje uzi ukuri kw'Imana cyane ko ari mwe no mu ishusho yayo. Wenda ari kumubona ikamutinya, ikamubonamwo umuremyi, ikamutinya. Ariko iyo haba kari gusubiza wenda ikibazo ntabwo cyo kuba cyarabaye. Niyo mpamvu tubona ngo nuko umugore abonye ko igitari cyiza n'imbuto zacyo zifite igikundiro kandi ko zo kumenyesha ikibi ni cyiza, arazirya. Umva, arazirya haho n'umugabo we. Bundi buriya ngiye kugira kandi kantu twavuze ubushize. Urebe ko inyigisho buri gihe twigishije nubwo twigishije imyaka 40. Inyigisho ni continuity. Ntabwo ushobora kumbwira ngo nzigisha ijambo rimwe ngo muri burengo imyaka 6 ishire. No, buriya byanga bikunda hari umwigisha nzahava agaruke nawe rivugeho. Niyo mpamvu umva ribarishya gusa. Nuko ari continuity, riba rikomeza. Donc umugabo amaze kurya ku mbuto umugore amuhaye, urabyumva ngaha, bitewe nuko kandi ari umugore wabonanye n'inzoka wahuye nayo, ziba ingaruka ubu ngubu. Bibiliya itugaragariza ko umugabo amaze kuzirya bahise babona ko bambaye ubusa. Kimwe nababwiraga nyine baba barabibonye ko bambaye ubusa. Mu magambo rero Imana yavuze ivugana n'umugore, ufite mu guhana yahereye ku nzoka. Imana n'umucamanza mwiza utabera, yahereye ku nzoka. Mbwira abaduteze amatwi icyatumye Imana ihera ku nzoka. N'ubu ngubu no mu rubanza ducira n'ubwo izaducira niyiheraho. Nawe nanjye natwe nitugira icyo dushyambiranaho tujye tukumva umubare inzoka. Mugabo mugore munteze amatwi nimugira icyo mugonganiraho mujye mwumva umubare iki ari inzoka. Satani urakoze mushiki wanjye. Igihe cyose numvise ari wowe nawe ukumva nige bizaba byazambye. Buri gihe cyose nimureke tujije ko uwabiteye ari nde ari Satani. Bityo kugusaba imbabazi zinyorohere nawe kumbabarira bikorohere. Amen. Tubihereze kuri nde? Kuri Satani. Nimwibuke cya gihe abigishwa babwira Yesu ngo twabonye ngo urukungu mu masaka, ngo mwigisha ngo twahibye twahinze amasaka meza, ngo y'indobanure, ngo twabonye ishyano ry'urukungu rwose twabibana byaturutse. Mwigisha byatubiye pe, natwe umuntu abikoze gusa yatubeye. Yesu yaravuze ngo umwanzi niwe wakoze atyo. Icyaya cyima twese tukajya tubasha kuvuga gutyo. Umwanzi niwe wakoze ibyo. Haleluya. Byahita binyorohera kubabarira umuntu wandemereye wambabaje. Nawe byakorohera kubabarira umuntu. None wangaha Imana yahereye ku nzoka ngo igaragaze ko ndafashwe, ariko ndafashwe buriya ngo igaragaze ko Adamu na Eva ntacyo bapfaga. Normal ntacyo bapfaga. Umwanzi niwe wabavangiye. Mu guhana rero aba ariyo iheraho. Umurongo wa 14 witega Imana ibwira inzoka iti kumanuka hepfo.
ikurikizaho umugore. Aho umuntu niho umuntu wenda yapfa kwibaza kuki Imana yamaze guhana inzoka ntikurikizaho umugabo bavuganye ahubwo igashyiramo umugore akurikizaho. Nuko Imana izi neza aho icyaha cyaturutse n'inzira cyanyuzemo. Abyumvise? Niyo mpamvu imunyuzeho, kandi nk'uko navuze ku cyigisho cy'ubushize, nimukurikirana amagambo yose Imana yavuze ku mugore, urashaka ahantu ibihano biri ukabishaka ukabibura, ukabona utuntu gusa tw'imibabaro. Imibabaro byagiye wayigaragaje nk'utuntu twiza ndabyemera, none n'ubu se ngo ibihano ntabyo. We ntabwo ari byo, reka ntabwo ari ibihano, ntabwo ari ibihano. Kambwira ukuntu harimo ikintu cyiza cyane kiruta no kuvuga ngo umugore yarahanwe. Akuzi kugira ngo imubwire ngo kandi mu rubyaro rwawe madamu hazabonekamo suri kivange. Haleluya. Kuko sere ubimana ikubwiye ngo mu nda yawe hazabonekamo umuhozi. Wababyara ukavuga uti ndababyara, ukavuga uti ndababyara ndiye ko twabyara na muhozi. Hari igihe nzigisha icyigisho nsobanurire ku muhozi, nzabisobanura ikindi gihe. Noneho ivuye ikiri ku mugore hari akantu mashaka hariya, akantu kuvuga ngo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Akantu ndakavugaho. Ntacyo twakora ngo tugahindure kuva karavuzwe n'Imana. Buriya kuva karavuzwe n'Imana, nubwo mwagira business ingana gute, kwifuza kwanyu kuzahera ku mugabo byanga bikunda. Okay, reka nsobanura kandi kantangara. Waruzi yuko nubwo umugore yagira ibintu byinshi gute, sibyo, ndetse akaba ari nawe urabizwe iyo twajyanye bana mu murenge gushyingirwa, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge babwira abashyingirwa ngo muzafatanye gushaka ibitunga urugo. Siko bavuga, kandi nibyo vraiment ntabwo ndanga ngo bihinyuze cyangwa mbivuguruze, ariko uko babivuga kose kwifuza k'umugore kumuguherera ku mugabo uturabihuza urabisobanura ute, kandi bishobora ko umugore yaba ari wo muri no minsi utunze urugo winjiza cyane, ahubwo ngo winjiza cyane, ahubwo umugabo akaba nta nicyo yinjiza. Nabyo bibaho sabutuma abuta. Okay, kuvuga ubutumwa ni ikindi, kandi kuko hari abantu birirwa bavuga ubutumwa batinjiza nuko. Noneho kandi buriya mu migisha Imana iduha harimo ko twagombye kuvuga ubutumwa, ariko Imana ikagira ikintu ishyira mu rugo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari ikintu kigomba kujyayo. Iyo mirongo ndayifite hano muri bibiri, ndayifite. Ikindi gihe wenda wansabye kwigisha abavugabutumwa, iri jambo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo, uzarebe iyo umugore ari we winjiza, niho twari tugeze, akari utunze urugo, umugabo nta kintu afite cyangwa yinjiza. Uwo mugabo babayeho mu kimwaro que nous pouvons pas mesurer. Ikimwaro gikomeye. Umugabo wese uryama yabyuka akarya, umugabo ubyuka akagenda yaza akarya, kandi akarya ibintu atatanze, akarya ibintu atahashye. Mushiki wanjye muneza amatwi, uyu mugabo afite ingorane zikomeye cyane. Ashobora kutagaruka mu rugo ku manywa agira ngo nibura arebe ko yari bya nijoro mumukumbuye. Ari nayo mpamvu buriya ninjira mu nshingano z'abagabo hirya hantu ndaza kubereka, murasanga gutunga urugo ari we bireba. Abyumvise? Akandi kantu nakakavuze ngo nawe azagutwara. Buriya umugabo Imana yamuhaye ubutware butavogerwa. Uko yabareshya kose, ngo ndavuga uburebure bw'igihagararo, ibireba pima byose,
yahawe utwari muzana bigenzure murebe muzasanga muri bo abagabo kurangira birumvikana baba bashaka ubutware ku buryo yabubuze umuntu abumuhaye mwabipfa utamuhaye icyubahiro umugomba mwabipfa ni niyo mpamvu iriya uzi ko hari deux complexes d'infériorité et de supériorité ziriya akenshi abagore ntimuzigira mwebwe zigirwa natwe umuntu yareba ibirapima n'indeshya areshya ni ibintu byikareye muri we automatique umubiriza ntumenye ibyo aziye icya mbere muzumva akunda kuvuga ntagire undi yemera akavuga muri psychologie barabivuga akunda kuvuga ntagire undi uvuga icya kabiri ashaka uburyo avuga akangana ngo ijwi rye nibura rituburebura afite n'ibiro bikeya bijye byose ni complexe d'infériorité ashaka iki supériorité ngaruke kuri iri jambo rero ryo gutungwa no gutunga urugo ibyo ni ingero mbaha mu myaka umaranye urugo n'abaduteze amatwi entre les deux emballages umugabo atahanye n'iyo umugore atahanye ishimisha urugo ni iyihe turakora ahangaha ntitwakarabye donc emballage itahanywe n'umugabo iri interested cyane ishimisha umugore n'abana cyumwana kibonye namwe iyo umugore atahanye emballage n'ibikapakuru nashaka bafite n'umukarana mutwaje ushaka kwinjira ugasanga nicaye gutya ngakomeza ngisumira igitabo cy'umugenzi nta no kumuteruza ahubwo wenda ukajya uti chérie ça va chérie ukagenda ukajya kubika ibintu byawe n'umukarane wawe ariko emballage izanywe n'umugabo yo uzi kujya kumusanganira ukayimwakira bite papa wacu utuzaniye ikise utwana tukamuyambira icyo kintu ni cyiza ko umugabo agera mu rugo akayambirwa ukuza kwe kukishimirwa kiriya kintu ni cyiza cyane bene data kuko buriya iyo umugabo agezaho gutaha kwe gutera ubwoba ngiye kuvuga ibintu bibiri nabwo bihangana bivuye mu Gifaransa kuko ndabizi ko benshi bica cyumva crier l'honneur au lieu de la crainte biragatsindwa ko umugabo atinywa ntiyubahwe umugabo wamaze gutinywa agatakaza icyubahiro agasigara n'iki igitinyiro burya abagenda yangirika abageze kure kubera iki ubundi buriya mu rukundo kandi ivuge mu rukundo harimo icyubahiro byose n'igitinyiro byose birunzemo nimwo biri mu gihe mu gitinyiroho harimo kwangwa cyagiye uvuga uti ariko mana rwose umugabo wanjye mana iyi mvura kujya atanajyanye n'umutaka Yesu we mana niko abana mwe mwamubonye ajyanye cyo kwifikara abana batazi gushaka kina gutangaza agiye yambaye yashati y'amako magufi Yesu Kristo niyo mvura ikubye bati mana we kandi muhamagara ndebe ko namubona tumubaza ahantu tumushakire akantu ko kufibuka bateka da telefone yishyize kuri charger ntago umubona uwo muntu uhangayikira ukamuhangayikira ko agiye naho ari n'imvura y'umuzajoro n'imirabyo irimo kurabya n'inkoze kubita uwo muntu uhangayikira niwe uba ugikunze kandi ukimwubashye naho wamaze gutinywa mu rugo bavuga bati noneho sinzi naho imvura imutsinze ndabandeba twirire twiryame abana muze twirire yajyaga hehe nagume hamwe urumva nta wishimira gutaha kwe nicyo nshatse kuvuga ahangaha tugomba kugerageza abagabo banyumva bakagerageza ku buryo gutaha kwe kwishimirwa son arrivé kuza kwe kukanezeza bose Imana ishimwe ngarutse kuri rya jambo navuze ryo guhagarara mu mwanya wacu nk'abavuganye n'Imana twabonye ingaruka
byageze garutse kuri rya jambo navuze ry'uko umugabo agomba guhagarara mu mwanya we nk'umuntu avuganye n'Imana imbere. Ndayudusoma umurongo wa 17 kujya kwa 19 haravuga ngo n'Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho. Donc aka kantu gace gato k'imirongo nari mvuze gusoma mbaza nkavugeho. Urumva ko Imana mu gufatira umugabo ibyemezo nta kindi azize. Bagabo mu nteze amatwi mu byumva ahangaha nta kindi umugabo azize. None bakunzi ba televiziyo Impuhwe ni ikibazo. Abagabo bumvira abagore ngo bibaye ikibazo. ndabisobanurira ibintu. Ndashaka gusobanurira ibintu. Umugore mwumvire, mwicare mujye inama, mwumvire mu mwanya atanga ibitekerezo ku migambi mufite, mwumvire. Ariko ku bigendanye n'iby'Imana yaguhaye nk'inshingano, responsibility, igihe cyose uzamwumvira ukibagirwa ibyo ushinzwe uzahura n'ingaruka. Ndasubiramo, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho. C'est-à-dire que iri jambo rirapruva ibyo navuze ubushize. Nuvuga ko hari ibintu navuganye nawe, nous les deux twari bangahe babiri, nkubwira ibintu bigomba kubahirizwa. None uyu munsi wumviye umugore abikuvuguruzamo ukuntu. Ijambo rya mbere uzaniye ubutaka bwose kuvumwa. C'est-à-dire que la terre est maudite à cause umugabo. Muri uku kuvumwa k'ubutaka nibwo hameze tout arbre des épines. Buri giti cyose kiho ntabwo cyaremwe, ahubwo cyameze kubw'umugabo. Kugira ngo bigende biti, kugira ngo n'abagiye guhinga bimusabe gutema, kandi atemagira gute? Ahanwa n'amahwa, amukoshora, amuhurura, amuhanda. Ibaze icyo kintu kugira ngo Imana ikireme bitewe gusa ngo nuko yumviye n'umugore we. Nshuti zanjye muri z'amatwi, je m'excuse, ntimunyumve nk'umuntu urimo kubigisha kutumvira abo mwashakanye. Ndabisubiramo, mwumvire mu nama mujya, mutega amatwi aguha ibitekerezo bye, ariko byose numara kubyumva wibuke kuri responsable ku rugo rwawe rushobora kuzaviva, kuzaba mu ngaruka nutarespecta responsabilité zawe. Ibi mfite ahantu henshi bisobanure. Reka njye mu gice cya 16. Igice cya 16 umurongo wa mbere kitubwira ibintu bya Aburahamu na Sara. Ndahasoma. Sara umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Sara yabwira Aburahamu ati dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wawe inshoreke, ahari nzabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Urumva ako kantu? Yumvira Sarayi. Amaze kumwumvira ageze, nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi umuja we, aramumushyingira, amushyira Aburahamu ngo umugore we. Aryamana na Hagari, asama inda. Abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburahamu ati guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, kuko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda biramunsuzuguza. Uwiteka bari buducira urubanza wowe nanjye. Unyumvira aho hantu? Aburahamu asubiza Sarayi ati dore umuja wawe umwitegekere, umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi nawe aramuhunga. Tuvuze ukuri bagore bagabo munteze amatwi, iyi nkubiri y'intambara ivutse muri uru rugo ubu mugiye kuyikurikirana jusqu'au racine,
mwasanga uturutse kuri inde? Umugore agize ati se umugore agize ate? Iyo umugabo usahagara uko byo yarazi. Abagore reka turabaryoshya nyine tukabumvisha mukatwumvira mukibagirwa iby'Imana yavuganye namwe. Pourtant ubisi iri mu ngaruka z'umugabo umwe wigeze kumvira umugore, kandi yabaye wa kabiri. Twatuze kwa Adamu, yabaye wa kabiri. Rero nous vivons dans les conséquences zitewe n'umugabo utarumviye Imana maze kumvira umugore we. Ariko pastor, ushobora kumvira umugore ukumvira n'Imana? Ndabisobanura. Igihe nshobora kumvira umugore nkumvira n'Imana ni igihe iby'umugore ansaba bihuye n'iby'Imana yansabye. Urakoze. Utaduteza abagabo ntibazongere kutwumva. Iyo umugabo yumviye umugore bikamudeviya bikamukura mu kumvira Imana, faire attention. Il faut faire attention. Biri risque. Nk'ubu tuvugiye nguha urugero. Uzasoma urebe uzasanga mu masezerano Imana yahaye Aburahamu guhera umunsi mukura muri Uri y'Abakaludaya, Genèse 12, ugakomeza atandukana na Loti, Genèse 13, ugakomeza 12:5, imubyutsa ngo ajye hanze abare inyenyeri. Ntago Sara yagiye hanze, uzabaze ntago Sara yigize ajya hanze kubara inyenyeri. Ikibazo no ku Mana noneho kwitwibagirwa. Oya, ntago ibibagirwa sibyo? Erega twamaranye igihe. Ikunda abagabo cyane. Sirene twamaranye igihe nayo mudahari. Yes. Mugomba kubyumva gutyo bwo. Ahubwo umugabo utabiha agaciro n'akazi ke. Umugabo utazi ko twamaranye igihe n'Imana n'akazi ke. Agenda bajye yifasha mugira ingaruka. Donc imubwira ngo najye hanze babara inyenyeri. Ikavugana nawe. Uragibukije muvugana nawe. Kuri ubonye zikunaniye. Niko ntawe uzabara bazaguturukaho. Ari wenyine hanze. Aha. Mwibuke ku nyanja. Nubwite ngaho kamata gapfunze ku mucanga gutya. Wumbarire. Ntiwamunaniye. Atukubonye ukunaniye rero. Abazagukomoka bazaruta ubwinshi umusenyi wo ku nyanja. Yari wenyine. None aya masezerano yombi uyu mubyeyi wacu ahawe ayavuye mate kugeza ubwo aganzwa avuguruzwa n'inama y'umugore amugire nijoro bamuhaza ibiryo. Buriya niyo mpamvu umugabo wese agomba kumenya ko yahabwa keya yagira gute, agomba gucungana responsibility. Namenye ko hari abagabo bishimira kurya batakoze. Yagira amahirwe, nabita amahirwe simbizi. Yagira amahirwe umugore akashakisha akagira umugore uzi kubita hasi no haruguru shakisha pe neza akagenda kegama ubona agakina biyari gusa ni karita no ku gisoro muzungu wa kane trufi bayihe ngo nuko twafite umugore uje gushakashakara. Ubundi buriya umugisha wose Imana itanga iwunyuza mu mugabo ngo asubize kwa kwifuza kwande ku mugore. Bivuga ngo bira byose ubona mukora mukwiye kubikora gusa pour assister ngo mudufashe yego, ariko bitari ibikuvuna ntibyagombye kuvuna. Sidene n'abandi munyumva ntibyagombye kukuvuna. Bisubiremo ko nta mugore wemerewe imvune. Abagore murabyumvishije pasiteri arabisobanuye nta mugore Bibiliya yemerera kuvunika. Ndabisobanura muzi impamvu. Iya mbere nuko ninjye wemerewe kuvunika ahubwo nkataha unkanda imvune. Ninjye wemerewe kuruha ahubwo nkataha unduhura.
yego ninjye wemerewe kubabara, nataha ukanyondora, ninjye ukwiriye, ninjye ubyemerewe. Wowe icyo wemerewe ni iki? Ni ukunyakira ukamvura ya mavunane n'umuruho wose nuriye hanze hariya. Ubundi buriya ni nayo mpamvu mubona ingo zo muri ino minsi zangiritse, nuko mwembi murushye. Ubu mwembi murarushye. Mana yanjye. Katso umurongo wumve hano. Itangiro 24 nsoma uyu murongo wa 67. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwa kaza. Isaka nawe ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Ahangaha harimo partage des attributions, harimo kuzigabana. Babyumvise? Harimo kugabana inshingano. Azanye Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora. Kuba Isaka yararongoriye mu nzu ya nyina, nuko yarongo nyina yarapfuye. Nicyo bisobanura hariya. Babyumvise? None harongorera mu nzu ya nyina, cyo bita kuzungura ibyaso. Burya umuntu yazunguraga icyo bita ingarigari, akazungura ibyase, ntago byara amahano kuba mu rugo rwa se na nyina yashakiyemo nyina. Barabyumvise aho ngaho? Noneho icyo gitandukanye no kurira uburiri bwa so. Kurira uburiri bwa so ni ukuryamana n'umugore we. Kwa ko umugabo ashaka umugore hari abana b'abasore, gasanga barakubaganya uburiri bwa se, niryo kose. Yego, yazanye umugore mutoye. Ariko noneho kurongorera mu rugo rwa so yashakiyemo mama wawe byo sikosa. Nicyo rero cyabaye ahangaha. Aho ndagira ngo bumve abantu bumve incingano za bombi. Isaka yaramurongoye, aramukundwa kaza. En fait, twebwe no devoir. Nubuye gute? Gukundwa kaza. Tandis que vous, mwebwe abagore, ni ukutumara umubabaro wa ba mama. Ikintu abagore bacyumvise? Kutumara umubabaro wa ba mama. Baba bariho baba batakiriho. Buri umugabo ashaka kugira ngo umugore we yuzuze aho nyina atujuje. Urashaka ko dutetesha abagabo se tujye tubateteje nkuko banyoko babateteshaga? Kugeza ndetse murenzeho. Kugeza ndetse mukarenzaho. Uwo binaniye kandi amenye ko nta cyo arashobora. Oui. Kuko mutazarenzaho, mutari burenze ba mama. Nta cyo tumuhungu ashaka. Ntacyo. Je nagize mama jewe. Ninjye bucura bwe. Sibyo? Uriya musaza uri twitaba Imana niwe data, niwe mugabo we w'ubugeni, w'ubusore bwe. Mama rero nabonye ukuntu afata umugabo we, ariwe data, uko yamufataga niko natwe yadufashe. Hari urugero ngiye kubaha. Uracyafite abana bato wowe, ariko bafite abana bakuze barabyumva cyane. Hari imyaka umwana w'umuhungu ataha agabuza nyine mu rugo, agabuza. Akaba imyaka ageramo, kumva nyina amubwira ngo genda hariya mu nkono ujye gufata ibiryo. Sibyo? Genda mu nkono ufata ibiryo, genda mu nkono. Ariko hari n'imyaka ageramo, mama we agatinya kumubwira ngo jya mu nkono ufate ibiryo. Akagera washiki ngo bamugaburire cyangwa nawe akamwarurira. Ndetse n'igihe kigera ariyo minsi muyibona umwana w'umusore atangira kugondagonda akantu bita ndigenga, nakazu umuhungu wake wabo. Bagatangira kujya babyarura, bakabijyana mu kazu ke ngo bisangeyo. Bijye bintu mubona umubyeyi akorera umuhungu ni ukugenda amugeza mu rwego ruteganya kugaburirwa n'undi utari we, kujya agenda amuvaho. Ibyo rero ni ibintu abantu bazi cyane, bize psychology, barabizi ko umuhungu akundana na nyina kuko akunda se. Ibyo ni ibintu tuziga ikindi gihe. Cyo ndavuga ni kuri za nshingano z'umugabo. Umugabo utazimenye ngo azitondere bigira ingaruka. Reba nka Aburahamu uyu nguyu vrema. Umugabo nk'uyu nguyu dufatiraho icyitegererezo. None akoze kosa yumviye nde? Sara.
ngo nuko mubwiye ngo rwose ngo ndeba ahangaha ngo nta n'ibimenyetso by'abakobwa ngo nkigira mvama ngo none inama nakugira ngo urabona ngo hano dufite umuja ngo w'inkumi ngo nta wabimenya abone ubushake bw'Imana ko aba yaraje muri iyo minsi mva iyo mutangiye kubishyira mu bushake bw'Imana rero kandi bivangavanze ngo nta wamenye impamvu ngo muri iyo minsi bw'Imana yamuzanye hano ikamuzana ngo ncuze ngo wazamwegera. Sara yakundaga yaramukundaga yego. Buriya Sara yababazwaga nuko atari yarabyariye. Ndabyumva rwose kirana urukundo nizambabazi nyine mutugirira, ariko mu by'ukuri icyo Aburahamu yagombaga kwibuka nukwibuka ko inshuro zose yavuganaga n'Imana yaramubwiraga ngo abo nzabaguha kuri nde, kuri Sara. Kabyumvise? Urumva neza? Pakeri kini dotre ntabwo ari kundi mukobwa cyangwa undi mugore, ni kuri nde, ni kuri Sara w'isezerano. Ako kantu ko kukibagirwa byazaniye ingaruka umuryango we n'isi. Ngira ngo wabyumvise ko ikikwereka yuko Sara yakoze akatenda ahangaha ameze nk'uwakoreye uyu mukobwa imibare. Imibare mvuze murayumva ngo wayumvise ngo no kumubarira aramubaze mbese yamushakira urunigi rutukura ajya no kumugwita ngo nurige amushakira urunigi maze aramubara neza ku buryo iyo nshuro yonyine gusa yahise agira ate asama. Iyo ndasamye musuzuguza nyirabuja. Iyi rero ni ingaruka ibintu byo gusama maze ndikamusuzugura nyirabuja ni ingaruka abagabo bose bajya baca inyuma abagore babo bazanira urugo burya. Nagumya gukubagana uyu mugabo nteze amatwi kuri murumuna w'umugore ubaho ngaho waje kwiga, nagumya gukubagana uyu mugabo ku mukozi ukora mu rugo, uyu mugabo nagumya gukubagana ku mushyitsi uharaye, nagumya gukubagana iyo ndizamusuzuguza umugore mukuru mu rugo. Deja conflit ça commence. Izi ntambara zivutse rero ngo zivutse unyumvire nawe ikikwereka kutakaza responsibility. Umva ukuntu Sara yamubwiye, guhemurwa kwanjye kose kube kuri wowe, Imana irebe ibintu muri no minsi usigaye unkorera, ariko wanshajishe neza mzee, sibyo kuzwa ari ndongoye ndi nkumi nawe uri umusore. Mbega intambara yabaye ari we. None sura bona hangaha muri aya magambo Sara mu kuvuga yibutse ko ari we wabimugireye inama abyitayeho urabona byitayeho. No bivuga iki rero? Iyo umugabo atitaye ku nshingano ze umugore ntagaba birimo mu gihe cy'ingaruka hagiye ati guma hamwe wumve, guma hamwe uratuganwa bw'uruziga gusa na icyo ngita favori, guma hamwe kandi niwe babiteye. Reka ntangira urugero hangaha rw'urushye. Muruzi ko umugabo ashatse kubaka inzu mu migisha Imana umugabo buriye Imana izi kumujera, izi kujera umugabo ikajera n'ibyimuha. Imana ishobora kureba igasanga iguhaye akazi k'ibihumbi 130 kandi ayo ni make mu by'ukuri mu mafaranga abantu bahemba buri muri makeya, ariko Imana izi ko ayo 30 iguhaye ubundi mu by'ukuri yagombye kuba nibura mu mwaka umwe abyaye inzu y'icyumba na saro. Imana irabizi kuko ibati ni 5,600 sibyo? Reka tuvuge ko buri kwezi ari ibati, umwaka kugira amezi angahe? 12. Ubwo nama batangahe? Si 12. Urashatse kumbwira ko mu bati 12 atavuyemo icyumba na saro? Ikosa abantu bagira ni ukumva ibije byose babiryamo neza bakabyinezezamo, ariko umunezero w'inkweto zicanye amatara, umunezero w'umukandara imikandara ibiri yego mu 30,000. Ariko dore akantu k'ubwenge uyu mugabo n'urugero niba yita kuri responsibility ze, icyo kintu ndindaho cyane, namenye kugira ibyo yima umugore. Ubwo mvuze kumwima ubwo murumva nyine mpemutse. No gira ibintu mwima
atari uko umwanzi ahubwo ari ubwenge. Si ijambo ry'Imana? Dusome ubu reka dusome nibishaka bibirebire ku bikimuke. Dore uko ijambo rivuga hano muri Petero, sibyo? Ijambo rivuga hano muri Petero wa mbere 3. Namwe bagabo nuko urareba mubane n'abagore banyu mwerekane iki? Mwerekane ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera. Nous devons montrer la sagesse. Tugomba kwerekana ubwenge kuba ki? Ku bagore. Ubwo binaniye yisure. Ngiye nabahanye barangiye. Naho abagabo mu bikura kuduhisha ugasanga ufite utuntu mugira. Umugabo ashobora kuguhisha utuntu atari undi busambo ari buriya bwenge. Kuko arimo guhishira, sibyo? Nshobora guhisha utuntu ariko ndimo guhishira. Ni niyo nama nagira abagabo. Kugira utuntu misha ariko ndimo guhishira. Reka urwo rugendo rutomore neza. Warumenyere ko buri cyumweru nyine ari inyama rimwe mu cyumweru. None zivuye nzikize rimwe mu kwezi. Akanusu ko guhumuriza gusa mu kanwa, sibyo? Ariko ukunya kwima yewe nayo najya gusingira nayagabanyije. Ikiri ni ukutakubwira icyo ngamije. Nkubwiye ngo madame dore ko ukwezi kwa mbere umwaka uratangiye 2020, please ndashaka ko muri Noheli tuzaba turi mu nzu yacu uko izaba ingana kose. Sheri ndagusabye uyu mwaka kandi ubinyemerere Noheli zasange turi mu nzu yacu, bona risange tugaramye mu nzu yacu. Hariho nyine umugore uhita avuga ati ubwo ugiye kunyisha inzara rero, ubwo ugiye kunyisha inzara nicyo ushaka, ndakuzi ubwo ngiye gucyuye kunyisha inzara. Mbabare ntabwo inzara iwacu bayindaze, njye navukiye mu rugo rwihaye papa Kadogo. Urumva nawe hariho abagore bavuga gutyo. Bene uwo mugore rero niwe wera ku bwenge. Okay, nta nzara izakwica nkura nta kibazo, ariko mu mwanya 2 igihumbi, umwanya w'inyama imbwija n'inyuma bigura kimwe. Imbwija n'inyuma bigura kimwe. Noneho yazajya kubona akabona nyuma y'amezi 5 hano hinjiye umwana w'umuhungu wikoreye amabati 5 ahambiriye. Uzwi no bita mu Kinyarwanda abyita umutanda. Noneho ayo mabati nahambiriye akabona umuhungu arayinjije ati papa Kadogo ngo muri munyere cyabone ikamabati akagikara mu ngone saa 5. Nanone imbwija indaga n'umufungo inyanya 3 nyuma ya 5 andi mabati 5 kabaraje. Hanyuma ndabira asigaye no kwizamura no kwisakara duhita kandi tuyijyamo. Amadishya tuyifungamo no rukarakara. Noneho cya gihe iyo tuyigaramyemo ku itariki twishyuriraga iyo twakodeshaga, burya nibwo umugore ugati mfite umugabo. Bwa bwenge nakweretse ukandakarira urahindukira kujya gute ukirata ko ufite umugabo. Cya kintu kimeze nk'ubugome wenda niko ubyita nagukora ubugome, ariko urahindukira ukakingitaho ukakindata ko nagize ubwenge. Nicyo nashaka kuvuga ngo buriya ho kugira ngo umugore ampinduke naragize ubuswa, yampinduka naragaragaje iki? Ubwenge, ubuhanga. Amuhindutse ni nayo mpamvu ubona ahangaha amuhindutse amubwiye ngo uri muri ampemukira ngo Uwiteka ducira urubanza twembi singibi ngo Uwiteka bari uducira ngo urubanza. Yahise amubwira ngo mu magambo make kandi Aburahamu yaramubwiye ngo ibyawe n'umuja wa Hagari ubyitegekere, n'uwawe genda ubyitegekere. Ni nko kumubwira ngo muri jambo ho kumubwira ngo amucyurire ngo amubwire ngo se wambwiye ngo nijye ku njyamane nawe se wa si wowe no, nta mugabo usubiza gutyo. Abagabo baranyumva barabyumvise, nta mugabo usubizanye n'umugore gutyo mwabagabo mwe. No mes amis, nukumbwira muri gusa. Bagabo murabyumva, bagabo beza, nta mugabo ucyurirana n'umugore. Si kumenya ijambo bwira umugore rimwe kandi ryiza polima kabarangije ikibazo. Wabyumvise?
amubwiye gutyo ngo ibyawe n'umuja wawe ubyitegekere, nubwo akarumye intonganya mu rugo ariko ingaruka zo zirakomeje. Deja ngo Hagari aba yabyumvise ko barimo batungana bamupfa, abahambiriye utwe agenda we. Abyumvise icyabaye rero ni iki? Yaragiye ahurira n'Imana mu nzira, Imana iramugarura, genda usange nyokubuja Sara, umwumvire mu byo gutegeka byose, uhumure uzayibyara. Nubwo reba uyiruhanye gutyo, uzayibyaramo umwana w'umuhungu, uwo nawe nzamuha umugisha, kuko arinde ari mwe na Aburahamu. Ariko umva amagambo Imana yamuvuze uwo mwana, hagati y'abantu azamera nk'imparage. Ibice 13:12. Hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo, azatura imbere ya bene se bose. Donc il deviendra l'ennemi aux autres et les autres deviendront kuri we. Ngurwo urwango ubona hagati y'Abishimayeli n'Abayisaka aribo Bisirayeli. Turi mu ngaruka z'umugabo umwe, yego turi mu ngaruka z'umugabo umwe utarahagaze nk'umuntu wavuganye n'Imana mbere. Icyo dushaka twayisubiza ngaha, tuzakomeza ubutaha. Umwami abagira neza cyane. Murakoze bakunzi ba televiziyo Impuhwe. Iki ni ikiganiro cya kabiri ku mugabo, cyatubwira ngo umugabo asabwa guhagarara mu mwanya we nk'umuwavuganye n'Imana mbere. Twize ibintu byinshi cyane, abagabo nabakunze, muraba agaciro. Najyaga nkunda abagabo ariko nongeye kubakunda. Pasiteri yabankundishije cyane cyane umugabo nashatse. Uwo nguwo ni uw'agaciro, agomba kumenya. Tubibutsa yuko umugabo atari uwo kwicara. Pasiteri yabivuzeho, yavuze ngo umugore ntago ari we ugeneye kuvunika, nubwo wabona yinjiza, ibyo biri gusenya ingo, kuko twese turananiwe. Ahubwo umugabo akamenya responsibility ze, aho kwirirwa kurara mu kabari, kuba mu makarita, kuba muri byari by'akazungu narara n'ibindi, akamenya kwita ku nshingano ze. Tubasezeyeho rero, murakoze. Naho mu kiganiro cy'ubutaha nabwo dukomeza kureba ku mugabo mwiza n'umeze gute. Imana ibahe umugisha.